Naho mu Rwanda abakora akazi ko kuvunja amafaranga y'amahanga barasabwa kunoza imikorere yabo kugira ngo idahurwaho iterankunga ry'iterabwoba ndetse n'iyeza ndonke. Ni mu nkuru twateguriwe na Uwitonze Providence Shadi. Uko isi igenda mu mudugudu niko ibyaha by'iterabwoba ndetse no guhererekanya amafaranga yavuye mu gukora ibyaha bigenda bifata indi ntera ibizwi nk'iyeza ndonke. Ku bufatanye n'ishyirahamwe ry'abavunja amafaranga na banki nkuru y'u Rwanda BNR, kuri uyu wa gatatu abavunjayi bakanguriye kwirinda kuba ikiraro cy'ibyaha bishobora guturuka mu guhererekanya amafaranga. Ikintu aradufasha nanjye ubwanjye aramfasha ni ukumenya inkomoko iyo umukiriya wari wese winjiye muri kampani, ukamenya source y'amafaranga yazanye, ku buryo byadufasha bigafasha n'igihugu cyacu. Twize ko uyu munsi tugomba kusaba amakuru ajyanye n'uko umukiriya ameze, tumwaka ibyangombwa bye buri gihe, kandi tukabasha no kuripotinga mu gihe wenda haramutse habaye ikibazo, cyane ko akenshi hari igihe tuba tutazi naho amafaranga avuye, ariko kuri ubu turabasha kumenya inkomoko y'ibyo bintu byose. Ubusanzwe imigendekere myiza y'ubunyamwuga mu kurwanya iyeza ndonke ku bacuruzi bagura bakanagurisha amadovize bifite bimwe mu byagiye bikoma mu nkokora, ariko ngo bagiye gukomeza kwitabwaho. Muri visite za BNR n'ibigo by'imari muri rusange, bimwe mu byo bagombaga gukora twagiye tubibahereza, ariko kugeza ubu ngubu ibyo navuga bamaze gukoraho n'ibyo bagombaga gukora muri rusange. Icya mbere byari ukuzamura urwego rw'imyumvire, ukuntu ibi bikenewe. Ubu ngubu bashatse umukonsilita arabafasha kubyumva. Iyi ni training ya gatatu bakoze. Urumva muri challenge bari bahuye nabo yo kugira amakuru makeya ko ibyo ari byo byose urwego rw'imyumvire ku bikenewe rumaze kuzamuka. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abakora umwuga wo kugura no kugurisha amadovize Muhigize Fani avuga ko biteguye gukosora amakosa yagaragaye mu rwego bakoreramo, ndetse n'ubugenzuzi mpuzamahanga nibuza buzasanga u Rwanda ruhagaze neza. Nko kutabika neza amadosiye, kutita ku bintu bijyanye n'iyeza ndonke, kandi ari ikintu gikomeye cyane n'igihugu cyitayeho cyane, kuko murabizi yuko igihugu kizakorerwa igenzura kwezi kwa gatandatu. So niyo mpamvu rero turimo twitegura iryo genzura rizakorwa ku gihugu kugira ngo uzasange umwuga wacu unoze neza. Biteganyijwe ko mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka hazaba ubugenzuzi mpuzamahanga ku Rwanda mu rwego rwo kureba uko abakora umwuga wo kugura no kugurisha amadovize bakora. Uwitonze Providence Shadi, i Kigali.